Reka mbasuhuze ke nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko umwana amaze iminsi 5 abana n'intare akaba yasanzwe akiri muzima. Ku rundi ruhande turababwira ko umwana ari gushinja nyina kumutwarira umugabo no kumuca inyuma. Ngizi rero inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye banze fate akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uruha agaciro gakomeye cyane kuri twe. Turagushimira, ariko tunashimira mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwarakoze guhitamo neza. Turanibutsa ariko mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo ku Ibendera TV. Nitwa Nakreti Ntirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Uwimana Duhaye Rebeka utuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba yatangaje ko ari mu gahinda gakomeye nyuma y'uko ngo nyina yamutwariye umugabo, ubu bakaba babana mu nzu nk'abashakanye. Ibyo ngo byatangiriye mu rugo rwa Uwimana Duhaye n'umugabo bari barashakanye ubwo umugore ngo yararwaye. Ubwo burwayi bwa Uwimana Duhaye ngo bwaje gukomera, noneho biba ngombwa ko nyina w'imyaka 42 y'amavuko aza kumurwariza iwe mu rugo. Aho ngo niho umugabo we yatangiye kugirana umubano na nyina, kuko ngo baje no gucura umugambi wo kohereza Uwimana Duhaye iwabo, bamubwira ko aribwo azitabwaho neza. Bivuze ko ngo Uwimana Duhaye yasubiranye na nyina iwabo bagasiga umugabo wenyine. Nyuma ngo nibwo umugabo wa Uwimana Duhaye yatangiye kujya ajya kwirebera wa mukwe we, bakamarana igihe akanataha bwije avuga ko yatinze mu masengesho. Iby'umubano wa nyina wa Uwimana Duhaye n'umukwe we ngo byabanje guhihwiswa n'abaturanyi, ariko ngo nta gihamya kugeza ubwo umugabo we yamufatanaga n'uwo mukwe wabo ku itariki ya 21 Ukuboza mu mwaka ushize 2024 bajyanye guhaha. Yavuze ko ngo ibyo umugore we yakoze ari amahano, ku buryo kongera kubana nawe nk'umugore n'umugabo bigoye. Uyu mugabo agira ati, indi mu gahinda gakomeye, kugaruka kwe ubanza abyansaba kubanza kunywa umuti impawe n'abakuru, kuko ibyabaye ni amahano. Uwimana Duhaye yavuze ko ibyo nyina yamukoreye byamubabaje bikomeye ku buryo yumva atazamubabarira. Agira ati, mama yaje kundwaza ku mugabo wanjye, tujya no mu bitaro, dutashye ansaba ko najya mu rugo nkarwazwa n'ababyeyi banjye. Nyuma y'ibyumweru nka 2 mama yarahindukiye ajya kuba ku mugabo wanjye. Mama yarampemukiye antwara umugabo ku buryo ntazigera amubabarira. Abaturanyi bizo ngo harimo n'abakuze nabo bamagana ibyo Mukandori n'umukwe we bakoze, ngo kuko ari amahano, ndetse ko mu muco nyarwanda kizira ko umukwe na nyirabukwe bashyikirana abigezaho. Uwimana Duhaye n'umugabo we bari bafitanye umwana umwe, ariko bivugwa ko uwo mugabo afite abandi bana ku ruhande yabyaranye n'abandi bagore bagiye batandukana, ariko barabyaranye. Gitifu w'umurenge wa Byumba Ngezahumuremyi Theoneste yavuze ko nta makuru yari afite kuri icyo kibazo, gusa ngo bakaba bagiye kugikurikirana. Agira ati, ndavugana n'umuyobozi w'umudugudu asure uwo muryango tumenye ibyabo kugira ngo bikurikiranwe.
uwo mugore watwaye umugabo w'umukobwa we yari yarashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko n'umugabo babanaga, bivuze ko abiregewe bikamuhama byaba bigize icyaha cy'ubusambanyi gihanwa n'amategeko. Iki cyaha gihanwa n'ingingo ya 245 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, ivuga ko umuntu wese uhamwe n'icyaha cy'ubusambanyi ahanishwa igifungo kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe. Ngibyo biri kuvugwa rero muri Zimbabwe. Umwana w'umuhungu w'imyaka 8 wari umaze iminsi 5 ari muri pariki y'inyamaswa zirimo intare n'inzovu yatoraguwe ari muzima ntacyo yabaye. Ibi byabaye ku mwana witwa Atinotenda Pudu wari wagiye gutembera muri parike yitwa Ama-Atusadona Game Park nk'uko byavuzwe n'ubuyobozi bw'intara ya Amasholand West. Umuyobozi witwa Mutsa Amuro Mbezi ku urubuga rwe rwa X. Uyu muyobozi yagize ati yamaze iminsi 5 aryamye ku mabuye akomeye, intare zikamukurikira, inzovu zikamunyuraho. Yaratunzwe no kurya imbuto zaho akoresheje inkoni. Yacukuraga utunogo duto duto aho inzuzi zahoze zica kugira ngo abone amazi yo kunywa. Abantu bo muri ako karere ka Nyaminyami bashyize hamwe kugira ngo batange inkunga yo kumushakisha, aho baririmbaga ndetse bakavuza n'ingoma buri munsi kugira ngo bamubwire amabwiriza y'aho ashobora kugana kugira ngo agere mu nzira imutahana. Ku bw'amahirwe abacunga parike nibo bashoboye kumutoragura. Ku munsi wa 5 bamushakisha, Atinotenda yumvise imodoka y'abacunga parike agerageza kuyikurikira, ariko kubera umuvuduko muto yasanze imusize. Amahirwe ye, abo bakozi baragarutse babona aho ibirenge by'umuntu byaciye, bahita babikurikira kugeza aho bamuboneye. Byatunguye benshi kubona uyu mwana yaragarutse iwabo amahoro, dore ko iyi parike ya Ama-Atusadona ibamo intare 40, ndetse ngo hari igihe yigeze kuba ariyo parike muri Afurika ifite intare nyinshi nk'uko byatangajwe na African Park. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa hirya no hino, akaba ari inkuru itangaje aho uyu mwana yamaze kugaruka mu muryango we, akaba yagarutse ari muzima. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe ku Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye. Niba wifuza gutanga igitekerezo ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye kandi mbasezeyeho, mugire amahoro n'amahirwe, mugire umunsi mwiza.